kurikira ikinamico ejo si kera dufatanye kubaka ejo heza h'umuryango wizihiye u Rwanda. Ejo si kera. Neza Ney ego baba rero uracyaryamye uzi ko saa yine zageze kuki ngo saa yine uko narinzi ko ari nka saa 12 we erega ntiwasinziriye warayurira ijoro ryose ahubwo iyo ntigira inama yo kukuzana hano iwanjye ngira ngo no kwiyahura uba wiyahuye ntariraza nadi mbamubwire narira ubuze koko ndababone muri uyu mujyi uriya munyamabigo ni bose namara kunyirukana sha humura nta kwirukana ariko ubundi uriya yumva azaryamana n'abakobwa bose cyakoze njye ntakubeshye nta muntu n'umwe uzitwaza icyo afite ngo ankoreshe imibonano mpuzabitsina ku ngufu cyane rwose nadi ngomba kuba intwari sinkeneye kuzabaho mu buzima bubi ahubwo se ne ikibazo ni kimwe iki kibazo nk'ubu ko ushobora kuba ugiye kubura akazi ahubwo se we ubu ndirushye njya ku kazi koko ubuzwa n'iki se ahubwo byuka tugenda ahubwo tudakererwa nadi shandumva ntamusubira mu maso kuko namubwiye koko wibwira ko yakwirukana gutyo se abanza guha amafaranga yawe y'uko kwezi rero ugomba kujyayo nta kizere mfite pe ubundi se ariko gusaba ngo muryamane ubundi bigende bite hari izindi nyungu se bifitemo nyuma yaho si ukubinsaba gusa arabintegeka yego ko kandi burya nadi ndakumva bose we nta kintu na kimwe kindi muba mupfana burya bishatse arakwirukana reba rero umaze gukorana nawe ayo mabi yose yamara akagusezerera sha ne aho uvuze ukuri ni ukwihagararaho none se ne ukurikije uburyo mwashyamiranye urakomeza akazi cyangwa uragasezera yego bwari koroherwa rero ni amahoro urakoze cyane pe iyo ntagira wowe uyu mwana ntabwo yari kubaho rwose mbanda urabona ko ari amafaranga wangurije ukongeraho n'ingemu za buri munsi mutuzanira sinabona uko mbivuga nta kindi nabona mbitura wowe n'umuryango wawe erega kubaho ni ukubana ikibazo ni uko Silivera atabikozwe nta birimo njye rwose mbona ntazi uko ibyanyu bizarangira none se mwungu abana banyu birirwa birukanka imihano bibi byo kurya mbese wagira ngo nta nicyo byitayeho abana banjye we ariko se ubu nzigire nte koko nziyahure cyangwa oya ntabyo kwiyahura oya rwose ami ndakubujije ariko nyine kurera birahenda ni nayo mpamvu bahora babasaba kubyara uwo mushoboye kurera n'ubu yaza ko wari ufite nibura nk'abana babiri ntabwo byari kukurushya gutya iyo mbimenya Silivera ukuntu twabanye nzi ko nkizimiruho ahubwo nsanga nari ndimo nyisanga reka rero nkubwire njye mbona aho bigeze rwose ukwiye kujyana Silivera mu buyobozi ku buryo mutegeka ibyo agomba gukora ngo atunge umuryango we bitabaye ibyo azakomeza kuba umutwaro kuri sosiyete rwose yewe kwihangana bimaze kurangira umuntu ndwaza umwana habe no kuza kundeba koko uko se uzi ko wagira ngo simbana n'umuntu nta mutima agira ubundi se amaherezo azaba yahe sinzi iyi fagitire izishyurwa ite izishyurwa nande se niba ntacyo ari kwibwira Silivera oya arakabije ni ukuri sinzi amaherezo pe uzi ko mu kanya Silivera yanterefonye ngo niba nabona uwo musabira 1000 ngo nimumuhamagarira aragikeneye byihutirwa we unyumvire ni ukuri ngo kandi ngo menye ko abana babwiriwe ngo kandi bari mu burari uri kwa muganga ari kumwe n'abana ngo umwereza oya Silivera umva simbizi pe Alo, wiriwe mama Runela? Wiriweho. None se uwo mwagiye gufata mwabonanye? Yego ubu turi mu nzira tugaruka. Tugeze za Muhanga. Okay. Nanjye natashye kare ngo mwakire. Ndashaka kuganira nawe nkamenya ingamba zanye. Ese
wamuguha mukavugana. Ya mumpe muvugishe. Akira avugana nazo. Nta kintu uvugana nawe. Nyabona avugana nawe. Ariko se Jado ko numva wawe uhavanye imico mibi koko. Ako urambaza iki? Ngiye nabwiye ngo nta kintu uvugana nawe. Hari ikindi? Umuhungu wawe ko adashaka kukuvugisha? Ese ko numva avuye igihe kitaragera. Uranyumvira ra? Ubwo rero reka mvugane nawe ndakubwira. Neza rero tutarenze duca hirya no hino. Ndakumenyesha ko hari mwanzuro nafashe bitewe n'ibiherutse kuba hagati yanjye nawe. Ikiza buriya no kuri umuntu mukuru uzi neza ko umugabo ashobora kugwa mu gishuko cyane cyane bitewe n'ubwiza amaso ye yamweretse ku mukobwa runaka. Ariko kameme buri muntu uzi ubwenge wese biriya ntago yakagombye kubifata nk'ari ibintu birenze kuri rwa rwego. Ese boss nibura kunyirukana wanyirukanye ariko utabanje kunsomera ivanjiri. Mba neza nguhamagaye kubera impamvu ebyiri. Iya mbere ndifuza gusaba imbabazi z'uko nitwaye kare. Hanyuma iya kabiri mwamamagaye mumbwira ko ari impamvu ebyiri. Banza nyine umbwire niba imbabazi nagusabye wasimpaye. Okay, ndaziguhaye. Urakoze cyane. Kandi rwose neza reka nkubwire, ngiye nkwijeje yuko biriya bintu bitazongera. Urumva? Hanyuma icya kabiri rero. Natekereje nsanga ari ugomba kuba manager w'aka kabari. Manager? Ya. Wari uhari se? Buriya kare wambwiye pe. Hanyuma icya kabiri rero. Natekereje nsanga ari ugomba kuba manager w'aka kabari. Manager? Kabisa ukaba manager w'aka kabari ukamfasha kugateza imbere. Wari uhari se? Ako ne umuntu wari urwaye rero wamurambirizaho ukazagera ku kikuko. Nabonye ko ngomba gukora impinduka. Hanyuma niba ari n'ikibazo cy'umushahara uri gutekerezaho nacyo nagitekerejeho kare. Ndagushyira ku mushahara w'ibihumbi 200. Yezu we. Cyane. Ibihumbi 200. Ibihumbi 200 rwose nkabiguha ariko nawe ukamakinga show yuko aka kabari kacu kazamuka kakaba kabari kari VIP muri uyu mujyi. Urabyumva ute? None se we ko mbona uri kwisetsa? Uzi ko ubu nahinze kamarira ubu kubya n'inshuro nk'ebyiri. Ubaye nje waba uri kukamana. Nati wina. Uzi ko kwitekereza wumva ndasetse. Nati ndakumva. Utsimana ikora gatangaje. Mbona se byagenze bite? Umva ndavuze ngo fata akantu ndakishyura. Oya. Banza umbwire izo nkuru. Umva. Sibise kushize natunganye na boss. Dusizo nkuru sinzazwe nzizi. Siko byavuye ko kwa ma promotion. Ngo ngwiki? Oya wibeshya ne. Oya. Hey, none se uvuye kwizima we ni kuryamana nawe se? Jewe neza. Ntabwo ukunze igice wane. Jewe ntabwo nshobora kwemera kuryamana na boss kugira ngo akundame promotion. Mana we. Cyangwa shane uragira ngo wumva akamvamo. Ahubwo wowe tangira unyite manager. Ngo nguki? Oya rwose aho waba ukabije neza manager. Oya rwose. Biragutangaje? Bitantangaza. Njye byanangaje cyane. Ariko mwana we shandishimye ntabwo wabyumva rwose. Urabona ko kwihagararaho bikugiriye akamaro. Ibi byananiye benshi kuko boss uri hariya abakobwa bose bakora hangaha umva nta n'umwe atasambanyije. Umva ndaje muri akazi mushyirira akabari ke ku murongo uburyo azabona ko icyo kintu akeneye kurusha. Yego baba rero. Cyangwa shana amahirwe kugira ngo gufatishe neza kuko yabonye ko wamunaniye. Jado yo ndishimye ndishimye ntushobora kubyumva. Mama Ordela bite ndaho ese kutakiza kudusura. Aha muve muri ibyo muze mu nzu. Dore Jado ise yinywera ya urute kweri. None se nabyeri wazivuyeho? Kerisi wari ari kuwana we mukecuru ndazinywa yagiye. Kubumve ngo nari nkumvuye ya urute koko. None se Jado mbwira. Ubu kaganje ntabwo uzongera kurebaho. Ngo njyewe ganje ahubwo mukomeze ya story nyine yo mu ndege. Okunda story. Harya ntabwo nayibarangirije. Nuko rero umugabo abonye abantu bose bari kurya nta kibazo abarampamagaye. Antungira urutoki kuri mugenzi we bari bicaranye. Arambaza ngo ibintu mumuhaye ngo gutya ngo nanga.
uzi kwanga kurya utinya ngo barakwishyuza kandi itike y'indege bikwemerera urumva ni ukuri kubona umuntu ugiye mu ndege aribwo bwa mbere biba bisekeje wakwishimira inkuru zawe zo mu ndege ntiyataha Jado naze tugende ntumuzi se yahuye na mubyara we reka naze tugende di oya mama genda guma hano rwose ntabwo ndi tayari guhura n'uriya mugabo ngo ni papa ariko uzi ko papa wakurindiriye mu rugo ihangane rwose uze dutaye akuzi ko wagira ngo ni igicuruzwa yabatumye mu isoko arindiriye umva nkubwire Jado ntabwo nshaka mu nzu yawe se nawe ngiye Jado ntabwo nabura ahantu ariko kujya hariya kuri uriya mugabo w'umugome utinyuka kujyana umwana we hariya ahantu yibyariye kumva Jado tuzi ibintu byose tubijyane gahoro gahoro sibyo akonera ubwo uzi hari ahantu koko harasi ku isi n'ikimenyemenye ujya agiye yaciye mu bwato uri kubyumva mukecuru ndumva rero nakugeza mu rugo niba Jado adashaka ko mujyana ahubwo si iyo modoka ko numva imeze nk'iya papa sasa rero mbaye ngiye mu cyumba ngo papa nagenda muraza kumvira oya Jado oya wikora ibyo bintu nababwiye ngo sinshaka kubona n'uriya musaza w'umugome n'uwavuga ko atari data ntabwo yaba abeshye nagenda ubwo muraza kuba mumbwira Jado waje ugasuhuza papa ariko nk'ubwo urandeba iki ariko ubwo Sylvain wahutse muri biriya bisheke kandi ubona bikiri ibitokwa bikiri ibitokwa se hari ubwonko bwengo bihekenya irire mama irire ntabwo ngusabye rwose ndarya nyine ko yemeje kunyicisha inzara se yewe uzi ko iyi nyota yampuye kandi icyo mbonye ese Sylvain ujya mu nama ko amasaha ageze uyakaye kunjirisha nk'uko yisohoka ngo unjirishe amagi yanjye yagiye ayahe magize nuko ntabwo nayo ndebye ngasanga inkoko yanjye imaze gutera amagi ane none ko nsanzemo abiri andi yatembereye mwiriwe urabanye utibeshya kuvuga ko hano muri aho komeza uze ndi mu gikari mwiriwe neza yego Silveri sare kadakomara yego Silveri ntawe uhari avuye ha mu kanya yagiye kurangira umuntu ikibanza cyo kugura maze rero dore Silveri igihe namwihanganiye akanga kunyishyura amafaranga yanjye rwose ndagutumye naza umubwire ntakinisha kumara iyo komisiyo atanyishyuye rwose ibyo bibazo byanyu nimwe mubizi muzi uko muzabikemura kuko ayo mafaranga ntayo nasangiye nawe rero uzamwiyishyuriza ibyo ni ibyanyu wowe gusa utuma iki kandi mucyo kumubwira ko agomba kuzanyishyura ashyizeho n'ubukererwe bwayo sibyo ntimukabone dufite butike nkakura ngo mwibwire ko ibyo mwikopesha tuba tutabiranguye yego ndamubwira wowe kabyara we umumbwirire uko nkubwiye nta mikino mfite ndamubwira rwose aragiye se aragiye ariko ngo amafaranga yimenye ko utazayamuheza nawe ariko hari aho umunteje buriya nakumvaga hari ahantu umunteje se kandi ahubwo ibintu by'uko nagiye kuranga ibibanza ubivuze ubikuyehe ninde wari ubigutumye none se nari kugira ngo utari wambwiye icyo mvuga ariko siteke iyo ndimo kubeshya hano ko buhari niko tutaragera ku rwego rwo gushobora kubeshya ikintu cyiza kitangirishamo buriya se ntabwo ncishije igihanga fungura ndagufasha fungura cyane umene ngo usange mu gihugu fungura njyarye gusaba umwambuzi cyore murokoraguye gitumo Silveri nyuma y'uko yamwihishe bitewe n'uko adashaka kumwishyura neza we bamugize manaje banamwongera n'umushahara ese aya ntiyaba ari amayeri mashya bose azanye kugira ngo azabashe kumusambanya ntimuzacikwe n'igice kizakurikira ni buri wa kane saa 2:15 z'umugoroba kuri radiyo Rwanda ikinamico ejo si kera muyitegurirwa na Zacu Entertainment mukagezwaho n'umuryango Imbuto Foundation n'abafatanyabikorwa bawo.